Nshimiye umubyeyi Bikira Mariya wampaye impano zinyuranye, harimo n'iyo gutekera no gutegurira abantu mu birori ndetse no kwambika abageni. Niyo mpamvu kuri iyi tariki ya 15 Kanama ngarukamwaka twibuka ijyanwa mu ijuru rye ryamwimakaje, mutuye iyi yumvabona y'ibikorwa byanjye byiza, ibya kera, iby'ubu ngubu ndetse n'iby'igihe kizaza. Mubyeyi mwiza Mariya, ngushimiye ko umpa uburyo bwo guca inshuro nkabona ikintunga, igitunga abanjye n'igitunga umuryango mugari muri rusange. Nyagasani Mana mu butatu butagatifu, nimwagure impano zanjye kuri ubu n'igihe cy'iteka ryose. Amina. Murakoze. Nongeye kandi kubashimira ababyeyi beza mwampaye, akaba ari nabo nkesha izi mpano. Nshimiye abantu bose bamfashije kwaguka mu bumenyi ubwo ari bwo bwose mu mpande zose, haba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, kugira ngo mbe icyo ndi cyo uyu munsi. Abo bose mubyeyi Bikira Mariya ubarebane impuhwe zawe kandi ubiteho, wite no ku babo bose kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Bikira Mariya utarasamwe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi w'isi n'ijuru udusabire. Mwamikazi w'ingo udusabire. Mwamikazi w'abamarayika udusabire. Mwamikazi w'abatagatifu bose udusabire. Mwamikazi w'ibintu byose bibaho aho biva bikagera udusabire kuri ubu n'iteka ryose. Amina. Murakoze.